mwavuze ko mwembi harya mukora iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi Ntore Aime Niyibizi, nsoje amashuri yisumbuye aho nize Plumbing Technology. Hari mu itorero indangamirwa icyiciro cya 16 nibwo umusore Aime Niyibizi, umusore ukiri mutoya cyane usoje segonderi, yanejeje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo nzibagirwa umunsi twari twakoze PFT, twari rukanze bihagije pe, dusoje twicaye turimo dutera story nk'intore. Intore imwe mugenzi wacu araterura agira ati ngiye ubwo nirukankaga hari aho nageze umutima urambwira ngo hagarara cyangwa ngiye magarare. Kuko ntabwo nzakibagirwa. Uyu musore muri segonderi yize Plumbing Technology cyangwa se tekinoloji ijyanye n'ibintu by'amatiyo, by'amahombu, by'amazi n'ibindi. Ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabasuraga ku mpamvu zo kubaganiriza, zo kubakundisha igihugu, kubahugura, kubabwira ku mateka ndetse n'ibindi. Uyu musore nibwo yigaragaje uko yavugaga speech, uko yarahagaze, uko yariseriye nta gihunga afite, uko yasomaga, uko mvaga yateguye speech ye, wumvaga byose biri ku murongo. Twagira ngo dusabe abafata ijambo kuvuga amazina yabo ndetse banarase ku ntego. Bafite ibibazo bashaka kubaza mu manike. Aha ni mu itorero indangamirwa icyiciro cya 16. Iri torero rikaba ryaratangiye ku itariki ya mbere Nyakanga 2026, ndetse iri torero riba rigomba kumara ibyumweru bitandatu. Ni ukuvuga uturutse ku itariki ya mbere Nyakanga, ubwo iri torero rizasoza ku itariki 10 Kanama. Ngira ngo rero nk'uko mumaze kubimenyera, ahantu hose habereye inama, cyane cyane muri ino minsi, umukuru w'igihugu Paul Kagame akabona umuntu ushobora kuba ushoboye, umuntu usubiza adategwa, ndetse umuntu uvuga ijambo ukumva yatekereje kure. Uwo muntu umukuru w'igihugu Paul Kagame ahita amuha akazi. Ngira ngo hari ingero nyinshi zitandukanye z'amavideo amaze iminsi azenguruka kuri social media abigaragaza ko buri nama umukuru w'igihugu ari kujyamo akabona harimo umuntu ushoboye cyane ari kuhita amuha akazi. Uyu musore rero mu bari aho bose yagaragaje ubutwari cyane. Ngira ngo nk'uko twabivuze, uyu musore asoje segonderi gusa, kandi mwibuke neza muri iri torero harimo ingeri zose, guturuka ku basoje segonderi, abasoje kaminuza n'abandi bakiri kwiga kaminuza. Abanyuze ku rugerero cyangwa se mu itorero, ngira ngo mwabonye uburyo batora umuyobozi ubakuriye cyangwa se uvuga ijambo. Agomba kuba ari umuntu wagaragaye ko ashoboye kurusha abandi bose bari aho ngaho. Byumvikane rero kuba uyu musore yaratoranyijwe muri aba banyeshuri bose, abasoje segonderi, abasoje kaminuza ndetse n'abakiri kwiga kaminuza, agatoranywa muri abo kandi we akiri ku rugero rwo hasi, byumvikana ko afite ubushobozi bukomeye cyane. Kuyobora abakuru be ndetse akabayobora nta gihunga afite, nabyo bigaragaza ko ari umunyabwenge. Umukuru w'igihugu rero Paul Kagame yanejejwe n'ibyo, ahita amuha akazi muri ubu buryo. So mwembi mufite akazi murakora? Yes sir, ngenda akora. Okay. Sangiye nakazi. Ugomba kukabona nawe nta mpamvu kataboneka. Bikubibwirwa n'umukuru w'igihugu, by'umwihariko w'u Rwanda, ugomba kwita wizera 120% ko ako kazi uzakabona. Noneho agasoza avuga gutya. So you should these people don't take care of you, you just give me a call. Yes sir. Yeah. Aha yavugaga ko mu gihe batinze kukamuha ako kazi ashobora kuzahita amuhamagara akabyiziramo. Kimwe mu byo navuga nuko u Rwanda rudafite natural resources nyinshi cyane. Ubwo ndavuga ko u Rwanda rudafite imitungo karimano myinshi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu by'abaturanyi nka Kongo n'ibindi bitandukanye. Bityo rero rufite intego zo gutera imbere rukoresheje resources rufite, cyane cyane nka human resources, aho u Rwanda ruvuga ko rugomba kuzatera imbere cyane cyane rwibanze ku bantu. Abantu bazigishwa babashe kugira ubwenge bwinshi cyane, bahanga udushya ndetse n'ibindi bitandukanye. Bisobanuye ko niba ugaragaje ko ufite ubwenge bwinshi cyane ukenewe cyane n'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko u Rwanda rwahisemo guteza imbere igihugu cyarwo rushingiye ku rubyiruko. Niyo mpamvu ijambo rya mbere wiga iyo ugeze mu itorero bakubwira ati urubyiruko ni rwo mbaraga z'igihugu kandi rugomba guteza igihugu imbere vuba, kandi urwo rubyiruko ni nabyo bisubizo by'ejo hazaza by'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu kugaragara ko ufite ubwenge, by'umwihariko ubwenge bwo mu mutwe butandukanye n'ubwenge bwo ku mpapuro, kuko ubwenge bwo mu mpapuro, ubwo ndavuga ubwenge bwo
mu nyandiko ushobora kubugaragaza utanabufite, ariko ubwenge bwo mu mutwe bwo ubugaragaza ari uko ubufite. Ibyo bisobanuye ko rero mu gihe ugaragaje ko ufite ubwenge bwo mu mutwe ukenewe cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu iyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akubonye akabona mu mutwe ufite ubwenge ahita agufata ako kanya akaguha akazi. Wibuke uko wagaragara kose, umunyarwanda yaravuze ngo irya mukuru rirareba kandi niritinda. Ibyo icyo bisobanuye nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakwitegereje akabona uburyo uri kwitwararika ahita amenya uwo uri. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video, njye wagezaga iyi video nitwa Olivier, Imana ibarinde.